muraho neza, mbanje kubasuhuza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ikaze kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Hano iwacu mu Rwanda ibintu byinshi cyangwa showbiz yacu ikomeje kuba nini, ariko yubakiye ku kinyoma, gusebanya, kwangana, gushyira hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane. Icyo kintu nicyo twatumye showbiz yacu yubakiraho Nyarwanda, ariko ntago bikwiye na gato pe, ntago bikwiye, kubera ko ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bazizaho, bamwe bakagira n'umutima wo kuzivaho ariko bikanga. Kuko twarabonye witwa Muyango Claudine yagiriye inama umuntu ushaka kuza ku mbuga nkoranyambaga, ariko buriya imbuga nkoranyambaga zakabaye ari ikintu cyiza, dukuraho amafaranga, dukuraho amarongo kugira ngo tubeho. Ariko ku mbuga nkoranyambaga habayeho aho gutukana, gusebanya n'ibindi byinshi cyane bitari byiza. Ariko twakabaye dufata ibibi byiza igihugu cyacu cyaduhaye tukabikoresha, tukubaka industry yacu Nyarwanda iziramo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi maze iminsi mbona bisirikira ku mbuga nkoranyambaga byo gusebanya, gutukana, ugasanga abantu baje biyambura ubumuntu, biyambika nk'umutima wa kinyamaswa, ariko bakaza ku mbuga nkoranyambaga bashaka gusebya abandi, gusebanya, bakumva yuko ko prank n'amakuru y'amatiku no gusebanya aricyo kintu kiri buze kubaha views. Ibyo bintu bikaba binini. Ni amakuru amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga, uwitwa Pastor Mutesi, Pastor Claude, harimo Godfather, harimo Jihad n'ubundi bita ngo Ezekiel, bazanye ibintu binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, amajwi ngo ya Pastor Mutesi ngo arimo arakora ibintu bitari byiza. Mureke tubanze twumve. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaza. Nshaka kukubaza kuri iri jwi. Ubwo ndangije ariko ndacyagushaka. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje iri jwi n'ibyawe. Igishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiel asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimbayimba ikinyoma nk'icyo Godfather. Jiha! Agapfuye Godfather. Jiha fatisha. Wari bwabese aya majwi reka nyasohore atariho video cyangwa se nongere nkore n'ibindi. Niba tukumvishe neza ufite ibindi bintu bite cyane tutarabona cyane, none se Jihadi reka nyine wowe ni video ufite yampaye inka Claude. Namwe murabyiyumviye, ubwo aya ni amashusho cyangwa ni amajwi ari gusakara ku mbuga nkoranyambaga, ariko ubundi birakwiye cyangwa bino bintu biraboneye kugira ngo tuze gucuruza amagambo cyangwa amajwi cyangwa amashusho cyangwa ibintu byose turimo turasebanya ku mbuga nkoranyambaga, kuko dufata nk'umuntu mukuru umeze utya tukamwambura ubumuntu, tukamuvugaho nabi, tukamusebya. Mureke twubake showbiz Nyarwanda itarimo gusebanya, itarimo kwangana ndetse n'ibindi byinshi cyane byabamo binini cyane. Reka ubundi dukomereze hano ikiganiro kugira ngo twumve ibyimbitse kuri bino byose bivugwa ndetse n'ibindi. Murakoze.